get me no drug effects. Birashoboka ko ushobora kuba warumvishe abantu bavuga ibijyanye n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge nka kokayine, marijuana, urumogi, inzoga, itabi, morphine n'ibindi byinshi cyane. Hanyuma barangiza bakabihuza n'imisemburo iboneka mu mubiri w'umuntu. Imwe mu misemburo y'umuntu abantu bakunze kumva harimo umusemburo wa dopamine, serotonine, oxytocine, estrogene, progesterone, norepinephrine, epinephrine, histamine, endorphine ndetse n'iyindi myinshi igaragara mu mubiri w'umuntu. Uyu munsi tugiye kubagezaho bimwe mu bijyanye n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge. Turavuga no kuri imwe mu misemburo umaze kumva haruguru. Duhere kuri kokayine. Kokayine ni ikinyabutabire gituruka mu kimera cyitwa koka. Iki kinyabutabire kokayine gikunze kwifashishwa kwa muganga bashaka gutera ikinya cyo mu maso, mu matwi, amazuru ndetse no mu muhogo. Ubusanzwe kokayine ikoreshwa kwa muganga gusa. Nta muntu wemerewe kuwukoresha iwe mu rugo nk'umuti uhoraho wa buri gihe wo kurwanya ububabare bw'umubiri, cyangwa se kuko ngo yumvishe ishobora gutera kwiyongera kw'ibyishimo mu mubiri we ngo ayikoreshe kugira ngo ibyo byishimo byiyongere cyangwa agire imbaraga zidasanzwe z'imitekerereze ndetse n'imikorere mu buzima busanzwe. Iyo haramutse habayeho umuntu uyikoresha mu buryo butemewe, imugiraho ingaruka z'uko imubata akaba imbata yayo, kandi iyo yamubase ntago bijya bimworohera kuyireka cyangwa kuyivaho uko abyishakiye. Niyo mpamvu utagirwa inama ko wayikoresha niba hari aho ugeze wayibona. Reka turebe ibyayo uko bihagaze, turebe n'impamvu ibyamamare muri muzika no gutunganya filime bakunze kuyikoresha cyane. Ituma habaho kwiyongera k'umusemburo witwa dopamine. Uyu musemburo ukongera icyizere mu muntu, ubwonko bugakanguka, akagira apeti, akabasha kurya yishimye. Ikindi kandi ubwonko buba bwakangutse, uyu musemburo wa dopamine uha umuntu ubushobozi bwo kubasha kwiga agafata neza no kumva ibintu vuba akabisobanukirwa neza. Icyo cyizere, uko gukanguka kw'ibitekerezo no kwiyumvisha ko ibintu byose bishoboka, bikamutera ubudahangarwa bwo kugira umunezero atarasanganywe. Ibyamamare nk'abahanzi b'indirimbo cyangwa se abakinnyi ba filime batandukanye bifashisha kino kimera cyitwa koka cyangwa se bigikomokaho nka kokayine bashaka kongera ibyishimo, imbaraga ndetse no gukora ibidasanzwe bimwe abantu basanzwe bashobora gukora bibagoye, ndetse akenshi ugasanga ntabwo bajya babikora keretse gusa abantu banyweye ku kiyobyabwenge nka kokayine. Nubwo kokayine yifashishwa na bamwe mu kurwanya stress, mu gutuma ubwonko bukanguka ndetse no gutuma ibyishimo byiyongera mu muntu, ntabwo ibyo ngibyo bigarukira aho ngaho gusa, ahubwo itera no kwiyongera kw'iyindi misemburo myinshi mu mubiri w'umuntu. Iy'ingenzi muri yo twavugamo ni nka norepinephrine. Uyu musemburo wo witwa norepinephrine ukaba utuma habaho kwiyongera k'umuvuduko w'amaraso, umutima ugatera cyane n'ubushyuhe bw'umubiri bukazamuka, imijyana n'imigarura nabyo bikagabanuka mu ngano yabyo bitewe n'ukwiyongera gukabije kwa dopamine ndetse na norepinephrine. Umutima ugeraho ugacika intege, umutsi w'umutima ubwawo ugatitira bidasanzwe, haba nta ngamba zifashwe umutima ukazageraho ugahagarika gukora kwawo, maze n'ubuzima bugahita buhagarara. Ibi kandi biranashoboka ko bishobora no kubaho umunsi umwe umuntu ayikoresheje, igihe yakoresheje ingano nyinshi irenze urugero. Ikintu tugomba kumenya aha ngaha ni uko kokayine ibi byose bikora iri kuzamura ikigero cyane, ntabwo ijya igeraho ngo igabanye iza niyo misemburo ku kigero cyagenwe, ahubwo buri gihe bikora iri irazamura bikarenga urugero. Amateka ya kokayine ni maremare cyane. Uyu munsi turajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1971. Amateka yabayeho ku mugabo witwa Jim Morrison. Amazina ye nyakuri ni James Douglas Morrison. Uyu mugabo Jim Morrison yari umwanditsi w'indirimbo n'ibisigo, akaba yarabarizwaga mu itsinda ryaririmbaga injyana ya rock yitwaga The Doors. Uyu ubuzima bwe bwaranzwe no gukoresha inzoga cyane ndetse n'ibiyobyabwenge, ariko cyane cyane akibanda kuri kokayine. Iyi mibereho yo gukoresha ikiyobyabwenge cya kokayine yaje gutuma abura ubuzima bwe hakiri kare ku myaka ye 27, akiri mutoya cyane. Aza kwitaba Imana ari mu Bufaransa i Paris ku itariki 3 z'ukwa karindwi 1971. Abantu basanze Jim Morrison yitabye Imana bagerageje gusuzuma impamvu yabiteye, basanga ari uko yari yafashe ingano nyinshi y'ikiyobyabwenge cya kokayine.
ikiyobyabwenge yakundaga gukoresha cyane cyaramugize imbata yacyo, maze guhagarara k'umutima biba bishyizeho iherezo ku buzima bwe. Ni byinshi twavuga, ariko reka duhinira ahangaha. No drug effects bizakugezaho byinshi bijyanye n'imiti. Ugira ubumenyi buhagije. Uramutse ufite inyunganizi cyangwa se igitekerezo, watwandikira hanyuma natwe tukagusubiza mu kiganiro cy'ubutaha. Murakoze cyane. No drug effects.